yari yarashatse se aho kare wambwa we wayindiwe ukanzamura isukari skin nyashi ugira ibyo nabyo na nyashi akuzana bankunda kubera size ngira ubundi se nyashi Benda ashobora kuba yakwigenjejeho kubera nyashi. Ushatse kuvuga ko Shakira atabyara? None Shakira aho bamuswereye kuko atarabyara. Ize kuri Press TV kana subscribe then iki ni ikiganiro cya Shakira Bidumba ndetse Nobita Queen ndetse na DJ Lee bavuga ku bya icyo bapfuye bita Shakira ndetse na DJ Benda. Press subscribe one more time. Benda ashobora kuba yakwigenjejeho kubera nyashi. Uzabanza unabaze uko ibintu bimeze. Intoki se zitera inda. Queen ikuraho izo nzara kubera you have to be comfortable. Za bintu biza bishyushye mu masegonda ya nyuma bimwe bibuka bwite. Dumba. Do. Ni yarusenye. Do. Ni yarusenye. Ko byamukoze ku mutima yababaye. Yababaye. Zigiye kuba intoki. Yemeye kuba umugabo mu rugo. Intoki zigiye kuba intoki. Intoki se zitera inda. Queen ikuraho izo nzara kubera you have to be comfortable. Shakira waba umubeshye. Shakira akunda bya bintu biza bishyushye mu masegonda ya nyuma bimwe bibuka bwite. Oh damn! Oh my god! Oh damn! Shadibu ni ikigori. Shadibu ejo naramubwiye ngo nibajya baguha gift kuri TikTok ujye uvuga oh damn ahita baza ngo TikTok irabyumva. Ngo ndamubwira ngo ngo baguha gift tuvuge ngo oh damn ngo TikTok aramanota ikongerera. Baketa bizindi gift yavuze oh damn bamana twaturabye tuzi oh damn. Queen urya bakobwa bagenzi bawe oya Domba Queen namutangira ubuhamya nagarya bakobwa. Domba reka twikomereze rata Shakira we cece are you okay? I am. We reka twigende. Are you mad? No, I am not. Shakira rata Karame ubu ngubu ngo biragiye by want shambaye unshaka unyura kwifuza kwanjye. Shakira urabizi ko nta nyashi ugira ibyo nabyo na nyashi akuzana bankunda kubera size ngira ubundi se nyashi none se ba Miss Naomi bose babaye aba Miss bafite nyashi. ubuse ko bose bari kugetinga engaged no ko bafite nyashi. Benda ashobora kuba yakwigenjejeho kubera nyashi. Uzabanza unabaze uko ibintu bimeze. Ngo guki Ndikuri reka banyagara Rwandakazi ngo Shakira afite ikintu bimeze gute ufite iki mvuga iki ngura byose nese ndabishye aryo hase mana si yandemye inyuzwe ngo se mugo agutwaye boyfriend amaye Benda ngira ngo urabyumvishe yese muhunga twara Shakira Karame ugiye kumara iminsi batakurya bitagiye nyine nani ese undi ayushaka ko narebwaga cyangwa meruka kuribwa ngo Benda ntashukwa ndaye Benda wabaye iki wasanga Shakira atanabyara kandi abahungu bazi gukatira. Ushatse kuvuga ko Shakira atabyara? None Shakira aho bamuswereye kuko atarabyara urishwase ko wabikoraga ngo Benda yakubwira ngo ndagurarushe ngo ntabwo byara we genda toka yikora utuntu twoma byugo wowe ukaba ari wowe umubwira ati ngenda birushe uzamenya se ko nabyaye ko ari uzankira mu mago. nta muntu ufite iminwa imeze gutyo utabyara. Umuntu wese cyahise afite iminwa uri kubona kuntu yoroshye afite iminwa iri wese akunda abana umva Shakira Benda akunda abana akuzi kuba ufite boyfriend
ejo ukabona mama w'umwana araje ajyanye na boyfriend ngo bagiye gutembereza umwana. Man, Shakira man, uri imfura man, ngo bagiye gutembereza umwana. ariko sha umva nkubwire mama w'umwana n'umwana bo ntabwo niba impamvu iri hagati yanjye na Benda twenyine abandi wapi yagishatse kuvuga ko ufite umuntu wihanganira ibyo bintu, umuntu wihanganira ibyo bintu. Turabizi ko ntabwo mwabipfuye ariko nyine ufite umutima ukomeye tu. Ufite umutima ukomeye. Umunsi umwe tuzabona Shakira yishize mu kagozi. Nabuze iki? Kugaza nabuze iki? Nyine ufite umutima ukomeye. Umutima ukomeye nyine. Reba kuruka wakamize. Bwana bwiza uri inshuti ya Queen. Queen ni bad man. Queen ni bad guy. Uwo Queen Queen yararebye atari ko guta inshuti yanyu igira boyfriend yaraheze. Reka nkubwire kuri mihanda bibiri bya mbere. Kirara cya mbere kuri ino mihanda ni Dumba hagakurikiraho Queen. Bad man. Uwo Queen ni bandi byakoze PhD ribi. Dore ko uri muri kamera rwirebeshwa rutarimo ruravuga umuntu akaza akagira ngo yongo mama ubu mwadutekesheje wajya turi gukora TikTok mana ya ubu umuntu araza akareba cya Queen akavuga ngo yongo igikorwa cyiza he satani gusakira umushuko umera nabi muri ino minsi my friend. Are you sure you're going to resist ugiye kumara igihe cyangwa umera nabi se turi muri karantine ana ya Benda kana kawe bagiye kukarya we. aha ntabwo turi lockdown Shakira. turi lockdown umwana ko yafunze umutima nawe ufunga se wose wari ufunge bakawufunga ku ngufu ariko waba bari bambi naba barasisi ndi umuntu. Amakuru mfite abantu bajyaga bavuga ko Bena ngo kijya kiguca inyuma. Ayo ni amakuru ndajyaga numva ahantu bambwira ati cya Bena ngo kiba cyagaciye inyuma bavuga bati ni ibintu by'abagabo. Abagabo Ibintu by'abagabo always normally, commonly, publicly, usually. Ariko ibyo ni ibigambo byanjye ngemba nihimbiye. Neza, which is good. hari ukuntu umuntu agwa muri beat neza buriya flow yawe iguyemo. Ntumbwire ko nsombe ntago kwijambo. I was say I wasn't recording. That's why I was recording. But it wasn't recording. Ndomboro muhanga gaskere. Ariko nanone numvise ayandi makuru ngurayije kumenya ko baguca inyuma nawe wahise ugenda guca inyuma. Inyuma nde? Ngo washatse ngo gukwihorera ngo nawe ngugenda gukora ibyo bakoze. Kwihorera kuri nde? Kuri Bena ngo kwera yaguciye inyuma ngo nawe wagiye ugenda kugenda. Kwera kinyihoreraho nkande? Wowe wagiye gutanga ibintu byawe Me, I follow my leads, which is my career. I don't give a fuck. I don't have to kuri ibyo bindi. Mwese mwatanze ubupipi. Warabufasha. Sha. Ubu twakwita umu ex wa Benda. I'm either not a friend and not an enemy. I'm someone to be there when needed. Inzi ko kapo yanyu. Njyewe niyo nakundaga cyane kurusha ibingibi ngo bya babobogirize nanu kwanza mbonye ka Divine urira hano urimo uravuga ka Divine nako kari hari ya live n'iki ka Divine ndakabaga ndabaga Divine bijye nibi cyarimo kapo yanyu yari iruta by'abanyambo nabariba nyine hari amafoto yigeze gufata muri ahantu muri jacuzzi ndavuga ati iyi ni kupure Canada, Quebec. You know, iyo foto irangiye gusohoka Titi Brown yarwanye na Nyambo akazajya yigeragiye gutya Nyambo bikanga inzo bibigikara iyo Titi si utazi kwambara Titi akaje
ubwo barwanye gute ko ari aba best ahubwo wabonye ifoto Divine na Jojo badutaye mu barankomye I surrender bari abatangiye guhata ubuzima bababonye oya ariko sha umva nkubwire Divine ndi Jojo Divine na Jojo ubu aho bari hose barishimye cyane barimo baravuga ati hey akuga kagende bari mwambari ikabari Frank mwambari ikabari Frank mwambari it's not Benda mwambabariye ibi bintu bikabari Frank ko Divine na Jojo tutaza kubakirana na batiti bari abaswera ko biyemera nese ko buri umva nkubwire Titi na relationship arimo Divine akundana na Jojo nese ubwo ninde muntu Shakira na Benda bari babangamiye ninde ko na relationship arimo ninde ko ko Titi na relationship arimo nanjye ndebe ubwo ibyo mbona ni ibyo banyereka sinjya nivanga mu bya politika mugani w'abakomateri boro Titi na Nyambo barara mu nzu imwe ku gitanda kimwe barira ku masahani amwe no bafite noneho n'inzu mu kibambazi cyabo muri salo harimo n'inuza n'amafoto yabo wafatanyije n'inuza umva niba ariko se we ubahe nabagaho nisangaga n'undi none ubundi wanjye ndumva afite tiku buribi rero yegeze ku buri ubu bubyinyi mba nshaka ko nabuze amatiku muvuga ariko nzabushakira itiku burimo burayakuriyetinga simutangiye gukuriyetinga amatiku mu babyinyi turabona amatika ajyanye kandi rero reka amatika ajyanye n'iki mu babyinyi kwi karame nagiye gusanga uzi ko Dumba nta kintu njya ntinya namenye ibintu biba mu babyinyi ndatinya kubivuga ndavuga ati ibi bintu sinshobora kubivuga this is too much ababyinnyi bafite ikintu cyitwa amatiku ari deep guys ko bitavugika nk'ubu ngubu mumenye ikintu cyatandukanyije uyu mwana Shakira na Benda mushobora kwifata ku munwa oya se ntabwo twatandukanyijwe n'amatiku nuko buri yari afite inzira ziwe ashaka guca mu n'undi afite ziwe bidahuye rero buri wese ahitamo kunyuriza kandi kuba tutandukanye tubaye abanzi ntabwo bizabona kubonana ubu tuzongera kubabona muri kumwe bigoranye urumva rero Shakira icyo ugomba gukora ugomba gusubirayo ugasaba Benda imbabazi kubera niwe yakuzanye ino mihanda arakuzimya umva rero ikibazo ugiye urarangiye wowe Dumba cyaba ikibazo mu gihe umuntu yanzanye imihanda sinshobore kuyigendamo neza nk'uwayinshyizeho mu gihe nyizanyemo nako kandi bakayinzamo kuko nabo babonye nshoboye kuyizamo bakavuga ngo reka banyorereze inzira nanjye nkayinjiramo neza I'm capable enough niko se we gira utya urakoze uri kumva I'm capable enough to follow my lead rero I think umuntu ngende dependinga ku Mana inshoboza byose naho ubundi wapi gandeze iyo umuntu yakuzanye muri no mihanda umwihunyiyeho ikintu kikubaho urazima iyo umuntu yakuzanye imihanda uramwappreciatinga ariko apana kuvuga uvuga ngo ugiye kumugenderaho ngo reka ngo iki ngiki wakwanzanye aha iki ngiki oya man I'm forever grateful urumva uravuze ngo ugiye kumugira umwanzi ngo muzajya muhuzwa n'akazi none ubwo n'ubwanzi cyane ukumenya limite zanye nawe akagira iziwe nta bwanzi bimwe aho ngaho sawa mva nkubwire du uhamagaye kanga uhamagaye Dumba uhamagaye kanga Shakira karame ndakora nka kwibwira nyamara Shakira subirayo kwa Benda usaba imbabazi subirayo nama wansaba imbabazi bakomeze subirayo usaba imbabazi umva nkubwire ngo Shakira wambwawe sha nawe uri yindi nge nangana banzamurira isukari mujye mumbabarira sinjya nukana ariko umuntu abanzamurira isukari pe ngo Shakira wambwawe ngase yarandimye ubwo nande ngaso uri ko nzi ko mutuke biza comment bivuga ubusa oya mani bajye bagabanya icyambere nawe
niba avuga ko Imana yaturemye mu ishusho yayo akazanuka ubwo turi kimwe, ubwo niba nutse nawe aritutse muhibye ukitandukanya nanjye, ubwo se duturuka ku mana zitandukanye cyane n'Imana imwe. Wambwawe wayindiwe ukanzamura isukari skin shenekema urakoze. Shabena nta mugore wari ufite. Umugore se yari yarashatse se aracyifitiye mani. Ubushinzi rero nibwo wazanye kuwa Benda ukibaza ngo muraza nzamura isukari nawe undi nditonda. Ubushinzi ko mubona muri video sijya navuga ngo umuntu yambaye ubusa nk'abamubonye yambaye ubuntu. Ako duzi ko ukite ko umuntu atahora ari mwiza, kandi baravuga ngo ingwe ntabwo yari izi gukora umuntu ari mu gikanu ngo yabyigishijwe. Nuko rero urakoze. Nitwa Akazuba Taniyela. Niba utari isukari nzamura isukari, niba utari amafaranga nzamura isukari. Ndumva reka ngiye mbanze n'excuse, ntabwo ngiye njyanukana. Ubwo uyu muntu anzamura isukari arambabaje, ariko se njyanukana. Umututse ngo nguriki narambwiye ngo niba ndinga ndamusubiza ngo nawe nindi, ko twese turi kimwe, twaremye kimwe, twese tuka ku Mana imwe. Nuko rero mbabarire, ariko bajyamenye aho bajyana indiscipline pe, ntabwo ngiye ibintu mbikunda. Ubundi gutukana ni ukwa Divine, ntukazajya utukana. Oya ntabwo nukana Divine nagatukana, ngo Divine nawe ujya utazi ko Divine agutukana. Divine aha Divine na buriya never know. Ariko kwi Karame twapfuye iki? njyewe nawe napfuye ko utari seriye. twapfa iki harya? Ngo ntabwo uri seriye. Ko ntari seriye kweni nawe mu bantu batari seriye. Wowe ufite abantu benshi uvuga ko uzagwa inyuma, gusa uramushaka yiki? Ninde nzagwa inyuma? Kandi ubivugira abasheri bawe ukuntu bangana, yewe nuko dukomeza kumirwa. Urakoze. Ariko kweni ntabwo twari abasheri, kweni twari abajyama. Kweni ntabwo twari abajyama. Kweni niwe mukobwa mwiza wenyine w'i Kigali ntaterese wenyine, ariko kwibuza ko ngukunda. Turakundana. Nuko ngusebye, ariko nyine ba nagukunze buriya. Nubizi ko ngiye ntajya I know ntabwo ubukomeje. Suzi ko se nanjye ntajya ngusubiza. Mba mbizi. Mba nagusebeje. Rero nkubwire. Uribuka Feligisi duhararanye? Badise mwararekanye, se mbona buri ko mugera vuma muri kumwe. Twararekanye kera. Kandi recording. Mbaza ngo twarekanye gute sha? Umugabo wawe witwa Benda. Benda yaradutandukanyije. Muranashoboye. Benda ngo ahura na Feligisi. Sha kumureke Benda pe. Ngo Benda huye na Feligisi ngo aramubwira ngo Feri ngwe ngo reka maze nkubwire. Ngo Dumba. Ngira ndi kubona. Ariko kuntu mwese muga ngo mukunda story buragaswe. Urumva? Ngo hura na Benda ngo aramubwira ngo Feri ngo nkubwire, akicaza hasi. Ngo Dumba ngo nta kindi kintu ashaka. Ngo urashaka kukurya. Ngo ashaka kurya ngo buriya Dumba ngo naza ngo mu Rwanda ngo urarangi. Ibyo bintu ngo kwipostingisha kandi yari arimo arakurikira, arimo arasaba igituba. Umugabo wawe wande okay ex wawe wabona harimo umuntu nyikundira akaba yahita nera indobo kubera uri kuvuga ngo umugabo wanjye nkaho nashatse. Benda wanafata ka Feligisi aragaduhira ka Feligisi karambwira ngo Dumba ngo n'umwana mwiza, ngo Dumba ngo n'ukuri kumana ngo barimo arantwikira gusa ngo Dumba yabikoze Nadia. Ngo Dumba yabikoze Nadia ngo nawe azabigukora ngo iki aradutera kubera buriya Benda yari yarashatse ka Nadia karamwangiye kera. Noneho ka
Ferigisi arakareba ngira ngo nako yaragashakaga ariko arakakigira Benda ntumwana mubi. Benda uramuzi. Ferigisi njya kubona sha twarimo twajyaga dukiringa nyine gucyo njye kubona ka Ferigisi kahita gabanya ukuntu kajya kampamagara kahita kagabanya kumwe Queen wangize uri ukuntu wangize Ki? Mm. Gute? Ubwo twajyaga tuganira ukazajya umpamagara ukagenda ugabanya ukuntu wampamagara ukagenda and then uhita ubura. Erega reka nkubwire, sibyo? Nje Niko nje ntago nje nzanamo ibintu ngo yari kumwe nande cyangwa uyu, ntago nje biba bindeba rwose. Kwe nibyo uvuga nibyo ndimo ndavuga. Nyine none se urumva nje nakureka kubera umuntu yaraduhuje. Oya sibyo ndimo ndavuga ndimo ndavuga like muri like uko nagiye ndeka kukuvugisha uko wagiye nako ka Ferigisi karagiye ubu karagiye completely. Oh, that's not good. None se wowe was it good? Look at you. Oh, let me tell you something, like uko iki cyongereza musigaye mwivugisha babana. Okay, fine, thank you teacher. Uko nabikoze, I think you did it too. Nawe warabikoze. Like ntago nyine ubwo ntago wari uhari nanjye sinari mari ntihagire uwo tubishinja bibaye. Ubwo rero umugabo wawe abaradutandukanyije na Ferigisi. Ubu Ferigisi nta kintu tukivugana kandi Ferigisi ubu urumva ko Ferigisi nyine twari inshuti ubu yaranazimye nyine kubera kera twajyaga dupanga ukuntu tugiye kugambana n'ukuntu agiye gutwika nkamutwikira. Ubu atangiye kandi ko nta munsi urangira mudakoranye live cyangwa byarahindutse mberuka kera. Mperuka umva wadukurikiraga Mana jya kwa Mugisha Queen so wadukurikiranaga Ferigisi mperuka live ye. Oyerega ntago twashwanye ntago twashwanye ariko ntago bishyira nka mbere nkuko mwari mumeze. Rega ngiye nzi kubijera mba mbizi ukuntu biba bimeze. Na Queen nawe ko twigeze guhararanwa ureba uwo Queen ko twahararanye na Queen ko twirukanye Queen hehe. Rega dupanga n'indirimbo Queen aragenda araririmba. Reka nkubwire Dumba nje ntabwo marara. Dumba ubu hari boro ya Queen muri iki se. Erega ngomba kubivuga ngiye ko Queen yanjye nkubwira n'ibyo ngitemo na Queen nkubwire ibyanjye nawe bazumbwire iriya nimero ya WhatsApp ntago ari yawe cyangwa abari yanjye. none se kubumvugisha nako wamvugishaga ko ngiye yashize iminsi nahise ubundi abantu mba mfite nimero nk'ibihumbi nka 5 na selection imvugana n'abantu 20 mu bihumbi 5. No kuvuga ko wowe ushobora kuba muri abo bantu 20 ntaragushiramo. Ubwo ndagushiramo kijuma mvuge bamekinye. Hari umuntu wigeze kumbwira ngo wanyoherereje amafaranga niyangeraho. ngo wanyoherereje amafaranga niyageraho. Ngo njye nakohereje amafaranga niyakugeraho. Narakubwiye ko uri umugandekazi. Ubwo n'uburyo bushatse bwo kwiba amafaranga. Oya ndaza kubikubwira kandi nashatse no kubikubwira. I remember. Someone sent you money. I sent you money, okay. But you didn't get it. Nashatse kubikubwira gusa nyine urabizi cyagiye byo twese tuvugana tuva kuri call. Ariko nayo nashatse kubikubwira ndaza kubikubwira. Wigize akantu kaba kari busy. None se ubu ngubu bimbwiriye hano kuri live kandi ubu ushobora kumamagara kabimbwira. Nagiraga ngo uze kumbonera umwanya tuvugane. Ndakureba nkakwebwe. Yes, Daddy. Daki. Kari ufite amaso meza amabere ya nyoko. Mana we. N'iminwa myiza sheri. Mvayo muri kamera neza siko tureba.
va mu nzira wanyirebera